Inshuti bavandimwe, reka nongere mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Nk'uko bisanzwe rero twongeye guhurira kuri wa murongo aho tugiye kwiga ibyanditswe byera mu ishuri ryo ku Isabato. Tugeze mu cyigisho cya gatatu, ariko reka tubanze twibukiranye iki gihembwe cya mbere twatangiye cy'uyu mwaka. Turi kwiga icyigisho kivuga cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, Yesu Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Muri make iki gihembwe cyose tuzareba uko Yesu Kristo yunze ubumwe n'ijuru n'isi, cyangwa yashatse kunga umuntu n'ijuru kandi nta kindi yabikoresheje ni amaraso ye. Muri make twibuke ko umuntu yaramaze gucumura, ko n'amagakiza yari yarabayeho ivuga ko umuntu nacumura Kristo azamupfira. Koko Kristo yaramanutse apfira umuntu, atwunga n'ijuru kubera ko ariko amaze gukora icyaha, kandi twibuke ko ibihembo by'ibyaha byari urupfu. Rero iki gihembwe twibanze cyangwa tuzibanda mu Bafilipi n'Abakolosayi, bitavuze ko inyoko muntu yose Yesu Kristo yayipfiriye cyangwa yayunze n'ijuru. Kabonye mu cyigisho cyabanje rero twarabwiwe ko hari abantu ngo batotejwe mu murimo, birumvikana, ariko ngo ntabwo baretswe, ntabwo batereranywe. Barimo Pawulo ndetse n'abandi benshi. Icyiciro cya kabiri twabonye rero impamvu yo gusenga ndetse no gushima. Twabonye impamvu Pawulo yasengaga agashima, yabaga ari gusenga yashimaga. Twabonye impamvu zitandukanye, ariko cyane cyane Pawulo twabonye ko ubuzima bwe bwose bwabaga bwo mu nzu z'imbohe, ariko yabumaraga arimo gusenga, kandi uko yasengaga kose yasengaga ari gushima Imana, ari kwishimira bene se yabyaje ubutumwa, ari kwishimira Imana ko bagikomeye, ko batabuvuyemo. Pawulo rero icyiciro cya kabiri cyarangiye natwe adukumbuza gukora umurimo imvura igwa izuba riva, kandi tutizirikana ubwacu, tuzirikanana umurimo iyo ukorewe hamwe. Aratwibutsa ko hariho ubyara umusaruro, twese tugakorera hamwe, ariko dushaka kugira ngo umwami Imana ari we uhabwa icyubahiro. Yatubwira ko tugomba kurangwa n'urukundo, ko tugomba kurangwa no kwizera, tukarangwa no gushyira hamwe, kandi byose ari kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Icyigisho rero cya gatatu kiratubwira ngo kubaho no gupfa. Kubaho no gupfa. Reka mbere kugira ngo dukomeze iki cyigisho cy'iki cyumweru tubanze dusenge. Data y'urukiranuka, mwami mwiza, mu byo udukunda kandi ukatwitaho, wowe uzi kandi ushobora byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni wowe Data twitoranirije udushyira muri uyu murimo, wowe uzi ko dushoboye, kubera ko Kristo arahera kudushoboza. Nuko rero Data, ibyo twishyira mu byose ko tudashoboye, mu izina rya Yesu bidukuremo, ahubwo tugira abagabo n'abagore bashoboye. Data wera, twamamaze Yesu Kristo wapfuye kandi wazutse kandi uri hafi kugaruka. Icyoro n'ikibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari maze kubabwira rero, icyigisho cy'iki cyumweru kiravuga ngo kubaho no gupfa. Pawulo yari amaze kumva ko ari ukubaho no gupfa kwe, icy'ingenzi ni uko yagombye gukorera umwami, ibindi byose ntabyo. Bamwica apfa cyangwa abaho, nta bindi yatekerezaga. Inyungu ye yari iri hehe? Yari murimo w'Imana. Reka turebe amagambo aboneka mu Bafilipi igice cya mbere ku murongo wa 21. Niryo somo tugiye gutangiriraho. Riravuga ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbereye inyungu. Uwo ni Pawulo wabivugaga ngo kubaho ngo ni Kristo, ngo kubwe ni Kristo, ngo ariko kandi no gupfa kwe ngo kumubereye inyungu. Muri make yavugaga ko kubaho ariho, ariko akora umurimo w'Imana ni byiza rwose. Kubaho rwose ni Kristo, ari muri Kristo niho yumva ariho, naho atari muri Kristo ntabwo aba ariho. Ngo ariko kandi ngo no gupfa bikamubera inyungu. Aramutse apfuye, mvuga aramutse apfuye nta kibazo rwose, azize kuvuga ubutumwa nta kibazo. Ariko impamvu abikoraga ni iyihe? Yari yiringiye ubugingo buhoraho, kubera ko yari azi ko Yesu azaza bidatinze nk'uko yabisezeranye. Rero yatekereza kugira ngo akore umurimo uwamutumye
hakiri kare Yesu agaruke, noneho rero aba ahantu atazongera kuhabara ukundi. Paul rero ubuzima bwe bwose icyabimushobozaga yari yarabushyize muri Kristo, yarabushyize mu biganza bya Kristo, ari we ugomba kumuyobora mu buryo bwose. Kandi noneho rero yizeraga ko kuba muri Kristo nawe akamubamo ari by'agaciro. Kandi noneho rero akazirikana amagambo Yesu yigeze kubwira Marita. Turibuka ubwo Yesu yagiye Betaniya kwa Marita, Lazaro yarapfuye, yahuye na Marita aramubwira ati mwami rwose uri kuza hehe, nushaka rwose nukuri wisubirireyo, cyakoze urakoze ko uje kudusura ukadufata mu mugongo, ariko inshuti yawe yarapfuye kandi noneho uyamaze kunuka, twamaze kumushyingura kera. Kandi agereka aravuga ati iyo uri hano nukuri ntabwo aba yarapfuye. Muri make uyu muvandimwe wa Lazaro nuko yanze kubwira Yesu ngo amwerurire, ariko ni nko yamubwira ati none se uruje gukora iki? Iyo uri hano ntabwo yaba yarapfuye. Yarazi ko rwose iyo Yesu haba ntabwo aba yarapfuye. Ati none wanze kuza kumukiza, urareka arapfa, none uje kudushinyagurira, none se uruje kumara iki uretse kuza? Ariko ntabwo ari ko yamubwiye, ariko aravuze ati iyo uri hano ntabwo aba yarapfuye rwose, none dore yarapfuye. Muri make none dore watumye apfa. Ariko Yesu aramubwira ati Marita, ati ningiye kuzuka n'ubugingo, ati unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Marita yari abizi, yanabwiye Yesu ko yari abizi, ariko Yesu aramubwira ati ntabwo ari byo mvuga, oya wowe izere, kandi kuko byarabaye Lazaro yarazutse. Ikibazo rero Lazaro yongeye gupfa. Nubwo Lazaro yongeye gupfa, Yesu ashaka kwerekana ko urupfu rw'uyu munsi wa none, urupfu rw'umubiri, koko tuzapfa kubera ko icyaha cyaje mu isi, ariko noneho abize Yesu Kristo bakamugira umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo ntacyo bazaba. Ntabwo urupfu rwa kabiri ruzagira gute, ruzabaherana. Muri make bafite ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Hari imvugo rero yateye abantu bakunze kuvuga, bakavuga ngo urupfu ngo ni ikintu kimwe mu bigize ubuzima. Ari abakuru bumva bari kubivuga, abatukumva bari kubivuga, yewe n'abize rwose baminuje n'abadogiteri kumva bari kubivuga ko rwose urupfu ari kimwe mu bigize ubuzima. Mbese koko natwe abakristo twumve ko urupfu ari kimwe mu bigize ubuzima? Mbese n'abasoma ijambo ry'Imana twumve ko urupfu ari kimwe mu bigize ubuzima? Ari byo rero ntabwo bacu bapfa ngo tubabare, oya. Ariko ntabwo ari byo. Urupfu rwaje kubera iki? Rwaje kubera icyaha. Twibuke ko Satani akimana gukora icyaha mu ijuru yaciriwe mu isi, amaze kugera mu isi akoresha noneho ababyeyi bacu icyaha, kubera ko ibihembo by'ibyaha byari urupfu. Urupfu niho rwaje, urupfu ruraza, ibibazo biraza, kurwara biraza. Muri make umutekano urabura wose muri hano muri iyi si kubera icyaha. Ntabwo rero twavuga ngo icyo cyaha cyazanye urupfu ngo tugitake, ngo tuvuge ngo noneho urupfu ngo no kubaho ngo bifite ngo bihuriye, oya, ngo biruzuzanya, oya. Urupfu ni rubi, kubaho ni byiza, ariko urupfu ni rubi. Ariko icy'ingenzi niko tuzi ko ruzatsembwaho igihe nikigera, Uwiteka bw'icyubahiro kubw'ibyo. Duhumure rero, rw'ihembo by'ibyaha ari rwo rupfu, kandi urupfu rw'iteka. Reka dusabe utarakoze icyaha na kimwe, natwe tubashishe kumwihishamo kugira ngo abari uturengera, abari udukingira, kugira ngo urupfu rwe kuzatugeraho. Paul rero we muri we uko yabagaho, apfa akira abe muzima, ibyo nta kuri we nta gaciro byari bifite. Icy'ingenzi kubaho atari muri Yesu nta gaciro byari bifite, no gupfa adapfiriye muri Yesu nta gaciro byari bifite. Muri make kubaho cyangwa gupfa ari muri Yesu byari bifite agaciro kuri we, ko kwari uguhesha Yesu Kristo ikuzo n'icyubahiro. Muri make rero ibyo byonyine, guhesha Kristo ikuzo no kugeza ubutumwa ku bandi, ubutumwa bwiza ku bandi, birumvikana aho yashoboraga kugera n'atashoboraga kugera hose, yifuza kugira ngo ahageze ubutumwa bwiza. Muri make niyo yari intego ye. Muri ubuzima rero ubuke bugufi dufite, natwe turahamagarira gukora nka Pawulo, turahamagarira kugeza ubutumwa bwiza kuri bagenzi bacu butari bwageraho. Birumvikana babandi noneho dufatanije umurimo, ndetse nabo tudafatanije umurimo,
dushinzwe kubagezaho ubutumwa bwiza, ariko noneho cyane cyane abantu dufatanije uyu murimo, byanze bikunze tugomba kuwukorana ari uko twunze ubumwe. Nitwunga ubumwe mu kwizera, tuzashobora gukora uyu murimo. Nicyo Pawulo aduhamagarira. Reka turebe noneho ingingo ivuga ngo Kristo azakuzwa. Kristo azakuzwa bigenze gute? Nyine nitwemera gupfa ku bwa Kristo, nitwemera tukabaho ku bwa Kristo, azakuzwa byanze bikunze. Ariko turi hamwe kubera ko tugomba kuzuzanya. Abakristo abamenye Yesu tugashyira hamwe, dukundane, kuve ko ntabarwa dufite twazishakira kuri Kristo kandi arazifite. Noneho twunga ubumwe, tuvuge ubutumwa twizeye dushidikanya ko dufite imbaraga yatangiye umurimo muri twebwe izawusohoza. Kristo noneho ngo azakuzwa, rero nibigenda gutyo. Paulo rero yahamije ko kurenganywa kwe bizamuzanira agakiza, noneho ahitamo gukora ibyatuma Kristo aba ahabwa icyubahiro cyangwa kuzwa n'umubiri we. Muri make umubiri we ababara, apfa ari muzima, ariko we ibyatuma umubiri we uhesha ikuzo Kristo nibyo yahisemo. Reka twibukiranye isomo twabonye ubushize riboneka mu rwa 2 rw'Abakorinto mu gice cya 11 umurongo wa 23 kugeza kwa 27, aho avuga ko yafunzwe inshuro nyinshi cyane, kandi twibuke ko uko gufungwa kose yabaga azira guhamya umwami Yesu Kristo. Reka dusome twumve noneho iryo somo uko rivuga. Ahangaha hari abantu batandukanye, twibuke ko Paulo yari muri gereza. Hari abantu batandukanye rero, abo yari yarabyaje ubutumwa bari hanze, abo yari yariboneye n'amaso ku maso, n'abatari yarabonye bose ariko bari mu murimo. Ariko ngo bari abantu batandukanye, bamwe bavugaga iby'Imana mu buryo buri bwo, ariko abandi babivuga kubera inyungu zabo bwite, nkuko turaza gukomeza kubisoma tukabireba. Noneho rero ngo si abakozi ba Kristo bagabura ibye, noneho ndavuga nk'umusazi ndabarusha. Ahangaha Paulo yavugaga nyine abo bantu, Abayuda turaza kubona abantu bamutesekesheje, abantu bamukubise, abantu bamufungishije, abantu batavuga rumwe, batamwifuriza ibyiza, bamushyari gusa. Turaza kubareba abo bari kuvuga ngo si abakozi ba Kristo bagabura ibye, ngo noneho ndavuga nk'umusazi ndabarusha. Mbarusha mu mihati, mbarusha gushyirwa mu mazu y'imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero, kenshi nari mu kaga k'urupfu. Paulo agiye gusobanura ibintu byose yanyuzemo, ariko ntabwo byamukuye kuri Kristo. Abirata birataga byose babyirataga, ariko batari muri Kristo nyayo, batari muri Kristo ngo babemo koko by'ukuri. Ariko Paulo we aravuga ati nanjye ibyo birata byose nanjye nabyirata. Niba ari amoko birata nanjye, niba ari Abayuda nabo nanjye ndi Umuyuda, niba ari ibintu byose bashobora kwirata, na Paulo ashobora kuba yabyirata kubera ko byose yarabyujuje. Ariko arafite ikindi kintu abarusha, yarabarusha kuba muri Kristo. Ngo mbarusha mu mihati, mbarusha gushyirwa mu mazu y'imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero, ngo kenshi nari mu kaga k'urupfu. Ku bihe 5 Abayuda bankubise inkoni 39. N'Abayuda bafatanije umurimo. Twibuke ko niba Yesu ari umwami w'Abayuda, ubwo n'Abayuda bene wabo. Ibihe 3 nakubiswe inga, igihe kimwe natewe amabuye, ibihe 3 inkuge zaramenetse, narayi muhengeri nirirwamo. Paulo aracyakomeza. Nari mu ngendo kenshi, mukaga gatewe n'inzuzi, mukaga gatewe n'abambuzi, mukaga gatewe na bene wacu. Kaga kenshi ka buri munsi gatewe n'abantu batandukanye, mukaga gatewe n'abapagani, mukaga ko mu midugudu, mukaga ko mu butayu, mukaga ko mu nyanja, mukaga ko muri bene data b'ibinyoma. Ni benshi cyane, bene se b'ibinyoma, abo bahuje kwizera, abo bakora n'umurimo ariko b'ibinyoma. Mu miruho n'imihati, bamaso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Paulo byose yabinyuzemo ngo yabyirata, yabinyuzemo arabisimbuka. Ariko si yabyirata ibyo birahagije gusa, ntabwo bihagije. Muri make, muri bihe byose Paulo yanyuzemo, avuga ko atagombaga kubyirata nk'uko undi muntu wese wambaye umubiri yabyirata, nk'uko nabyirata, nk'uko wabyirata. Paulo ibi byose ntabwo agomba kubyirata.
ahubwo aravuga ko cyari kimushishikaje ngo ari uguhagarikira umutima amatorero yari yarashinze ameze ate. Twibuke ko Pawulo yari mu buroko, ntabwo agisohoka ngo ajye korayo amatorero, keretse iyo yabonaga umuntu uje kumusura akandika urwandiko akarumuha akazaruha amatorero. Ariko ubundi Pawulo yarahangayikishijwe n'ibyo hanze bimeze bite, umurimo uracyakorwa kuri bene se, kuri ba bana babyaje ubutumwa bimeze bite. Nicyo cyari gihangayikishije Pawulo, kugira ngo yiyeze yiboneze, kandi no kugira ngo bene se nabo cyangwa abana yabyaje umurimo biboneze. Ayo masomo ngiye kubaha muze kuyasoma, arabereka neza amasano Pawulo yari afitanye n'aba yari yarabyaje ubutumwa, ari abakozi bagenzi be cyangwa amatorero atandukanye. Muri make turaza kureba ayo masomo, reka nyababwire muyasomemo. Ni amasomo menshi ariko ngiye kubabwiramo 2 gusa. Muraza kubona icyatumaga Pawulo akomeza ndetse akumva afite n'ishyaka ryo gukomera mu murimo. Turaza kureba yari ahuriye he, amasano afitanye na bariya babwiriza ubutumwa bagenzi be nayahe. Musome mu rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 4 ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16, ndetse no mu Magalatiya igice cya 4 ku murongo wa 19. Ari amatorero yari yarashinze ndetse n'abandi bose yari byaje ubutumwa abafata nk'abana be mu buryo bw'umwuka. Rero niba bafata nk'abana be mu buryo bw'umwuka, umwana wawe ikintu cyose uzi cyiza wamukorera urakimukorera, ikintu cyose uzi cyiza cyamubera cyiza urakimubwira kugira ngo agikore, ikintu cyose uzi cyamubera kibi urakimubwira kugira ngo akirinde. Umwana wawe icyo ushoboye cyose n'icyo udashoboye ariko uzi ko wagerageza uragikora ku mwana wawe. Pawulo rero aba yabafataga nk'abana be yabyaje ubutumwa. Niyo mpamvu yihambira ko ashoboye kose kugira ngo abana be kuzabura kuboneka kuri wa munsi yarategereje, ubwo yarategereje kugira ngo Kristo azagaruke babane mu bwami bwe. Noneho avuga ngo urupfu rwe ari ugupfa kwe no kubaho kwe ntacyo bimaze bitari muri Kristo. Yanifurizaga n'abariya bagenzi be cyangwa bariya abana be, bifurizaga kugira ngo nabo ari ukubaho kwabo ndetse no gupfa kwabo bumve ko Kristo ari uyoboye, ari ugomba kuyobora imigendere yabo yose, ari ugomba guhabwa ikuzo. Tuzi rero ko Yesu yisize ubusa ku bwacu kugeza igihe yemeye no kudupfira ku musaraba. Ntacyo atakoze rero n'uyu Pawulo kuri bari abana be, kuri bari abantu babyaje ubutumwa, yumvaga ibyo ashoboye byose yabikora, ariko bakazabona ubugingo buhoraho. Pawulo yabikoze afite ubushake bwo gutanga, mbese yari afite ubushake bwo gutanga n'ibye byose aramutse abifite abishoboye, yumvaga yabitanga kugira ngo abagenzi be nabo nk'uko abakunda nabo bagiye mu murongo we, kubera ko yabafataga nk'abana be. Ariko nk'uko tubizi byanze bikunze iyo umuntu ari muri Yesu, uko umuntu agenda yihatira kujya mu bintu by'Imana, agenda agira inyota kugira ngo amenye ibintu by'Imana, byanze bikunze agenda arushaho no kugira abanzi, kubera ko abo yakundanaga babana muri bya byaha n'iki byose iyo bivuyemo byanze bikunze babandi abanzi be. Rero na Pawulo uko agendaga yihambira kuri Yesu, yumva ko Yesu amuhagije, niko agendaga arushaho kugira n'abanzi. Ndetse no mu murimo twabonye ko ngo no mu murimo no muri bene se yagiraga abamurwanya. Ku bice cyagiye kwandikira Abafilipi, hari abo yashimye ariko hari n'abo yagaye, kubera ngo bakora umurimo bafite gahunda zo kwirema ibice. Muri make rero Pawulo hano ni isomo ryiza aduha, natwe aradukangurira kugira ngo dukore umurimo ariko nta kwirema ibice, dukora umurimo tuzi ko tugukorera umwami Imana, dushaka kugira ngo Yesu Kristo ahabwe ikuzo kuruta uko twebwe twakwihimbaza ibyo twagiye dukora. Gukiranuka kwacu ngo nutwagira gukiranuka kungana ikingo n'ubushwambagara gusa. Rero reka twikoreze ibyacu byose, Yesu Kristo azabishobora kuko niwe ushoboye byose nyine. Uyu Pawulo rero ntabwo yakundwaga na bose, hari abamukundaga birumvikana kubera ko iby'ubutumwa babyumvaga kimwe, ariko n'abandi batamukundaga, nk'uko turaza kubibona mu rwa 2 rwa Timoteyo mu gice cya 3 ku murongo wa 12. Ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose
bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Ibi ntabwo byatunguye Pawulo rero, natwe n'uyu munsi wa none ntabwo bigomba kudutungura. Abashaka kubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu byanze bikunze bazababazwa, ariko nta kibazo kubabazwa bazira umwami Yesu. Harimo imigisha nk'uko Pawulo yabivuze, harimo ubundi buzima. Kwihangana rero no kwikomeza kwa Pawulo mu gihe kirekire yamaze afunzwe, kandi noneho afungwa arengana, ubutwari bwe ndetse no kwizera ubwabyo byabaye ikibwirizwa igihoraho. Kandi koko nibyo, umuntu wafungiwe ubusa ariko noneho akagira gukomera, aho atitekerejeho ngo atekereze ku bibazo afite bizagenda gute, bizarangira gute, ahubwo agatekereza kuri bagenzi bene se bari hanze. Iyo wumva ukuntu abatekereza, wumva ukuntu bahangayikiye, barushagaho gukomera mu byo kwizera. None n'abandi batari bazi Pawulo bakumva uwo muntu ufunzwe ariko ukomeye, uraririmba, wigisha abandi banyururu, ababwira iby'umwami Yesu, ababwira ukuntu bagomba kuzakira bakabona ubugingo buhoraho. Ubutumwa bwaravuzwe kubera kwizera no kwihangana no kurenganywa, akomeza akihangana, agakomera kuba mu mwami we. Ubutwari no kwizera bwe ngo byabwirije umurimo ku isi yose mu bantu benshi bashoboka. Reka turebe mu Bafilipi igice cya 15:15-18 uko havuga ngo icyakora koko bamwe babwiriza ibya Kristo babitewe n'ishyari no kurema ibice, naho abandi bakabivugishwa n'umutima ukunze. Mbese ibyo bitwaye iki? Ntacyo, kuko uko bimeze kose, ari mu buriganya cyangwa mu kuri, Kristo yamamazwa, kandi ibyo ndabyishimiye kandi nzaguma kubyishimira, kuko nzi yuko amaherezo ibyo bizampindukira agakiza. Muri make, hari abantu bashobora kuba wenda bakwanga uyu munsi wa none mu murimo, mukaba mudahuza na gato, ukaba wabifuriza ibindi. Twagombye kubifuriza nk'ibyo Pawulo yabyifurizaga. Biramaziye niyo tutahuza, ariko ko sitari kubw'umwami Yesu Kristo izina rye riramamazwa. Noneho rero nk'abandi bibereye ukuntu babigenzaga, ngo bumvaga ijambo ry'Imana rivuzwe badasobanukiwe, cyangwa niba basobanukirwa ariko baravuga ngo reka tugende twisomera muri Bibiliya turebe icyo bivuga. Rero nta kibazo, hari abantu bavuga Yesu mu buryo butari bwo, abandi bakavuga mu buryo butari bwo, nta kibazo. Aho babwiye Umwuka Wera azajya basanga, noneho basome ibyanditswe byera barebe icyo bishatse kuvuga. Icy'ingenzi Pawulo aravuga ngo icy'ingenzi ni uko izina ry'Imana ngo ryamamazwa. Ibyo bitwaye iki? Niba izina ry'Imana ryamamajwe bitwaye iki? Reka rero natwe ibi intego yacu, twumve ko nubwo nta mbaraga dufite, nta ntege dufite, ariko twizere ko uwaduhamagaye afite imbaraga kandi azaturwanirira. Nk'uko Pawulo yabwiye Abakolosayi n'abari Abafilipi ngo bunge ubumwe kugira ngo bashobore kuzanya, bagire urukundo, bunge ubumwe kugira ngo bashobore gukorera hamwe mu murimo. Natwe twige gukorera hamwe kandi tuzabigeraho nitubyifuza. Reka tureke Uwiteka Imana yacu aba ariyo itwiyoborera binyuze mu Mwuka Wera. Na hejo mu ngingo ikurikiraho Uwiteka duhana umugisha. Data uri mu ijuru, Mwami ushobora byose, wakoze kubana natwe. Data wera, icyubahiro n'ikibi cyawe uyu munsi n'iteka ryose. Ngaho twigishe kandi dukomeze kandi uduhe amahoro yawe, uyaduhe n'abagukunda bose mu izina rya Yesu. Amen.